uraseka iki turi mu makuru wagwizi bro Everything cool, brother. yeah man bro, you know, man, I always say, man, I got cocaine on my veins, man. I don't smoke, I don't drink, but cocaine run through my veins. biroroshye nyine urabyuka ukidarafa aya kuri Twitter tubyita kwidarafa my god nyine like ubundi iyo uzi icyo ushaka byose ubigeraho sibyo nimba uzi ko nta kazi ufite man jya Twitter fungure account ufollowing abantu bagenda baguha updates sibyo ari nk'abantu baba bicanye imishinga ariko udafite amafaranga Yo, BwambereThe Nsabi, them, you know, Nanti, the real Gasana in the house, Bucura bwakamanzi, Sibabizi, it's a bank after bank after bank. Yo, what's up my beautiful people? The name is Sot. Wankurikira kuri platform zanjye zose nitwa Sot Official cyangwa se ugakurikira Sample TV Show. Nkuko mubizi tugero twakora hirya no hino tukabazanira ibyamamare twaviriza imuzini muzingo. We na cameraman wanje araza kuza kumfasha ayere hasi yerekana umuntu turi kumwe. Ni icyamamare koko. Gasana bimeze bite? Everything cool. Ndashima Imana man. Ndashima Imana kabisa ibintu ni wane. Everything ni wane. Everything cool. Everything wane. Like turashima Imana kabisa. Man urimwe mu bantu babuze muri Kigali. Ndari wamburiye. Wajanga urambura. Ibaze igihe tumaze dupanga. Yakoze niyo umuntu twapanze ikintu tutarahura. Man ntabwo but finally turahuye. Tugiye gukora ibintu birenze. Ntabwo nzi ko umuntu ashobora kuburana n'undi bari mu mujyi umwe uri kumva bari ahantu hamwe kabisa bakaburana. Meze neza se? Ndashima Imana. Byose ni sawa, ibintu ni umutekano, ibintu ni isuku. Everything cool kabisa. Man ntabwo nzi kugira vibes zimeze gutya. Na vibe nazo yimbeshye. Urabihakanye? Ndabihakanye kabisa. Man ugira vibes za danje. Biragenda. Ndashima Imana kabisa. Asikutamvuze man. Oise, nose ntago bakoze. Nago banzi. Nta muntu utakuzi. Nago banzi man ariko nyamamaza. Ivuga. Nyamamaza. Yo, member, how that criminal, the cheerful boy in the place. Remember, God is able. Yo, BwambereThe Nsabi, them, you know, Nanti, the real Gasana in the house. Yeah, bang after bang. What's up? After bang. Man, amazina yasubiramo. Subiremo. Member, how that criminal, the cheerful boy in the place. Remember, God is able. Yo, BwambereThe Nsabi, them, you know, Nanti, the real Gasana in the house. Bang after bang. Mr. Loyalty. Uza kantu mvishemo bang after bang. Ariko bang se sibabizi barabizi. Impamvu nako ngamenye no kubera ko ngukurikirana. Okay. Nakumvishemo the real Gasana. The real Gasana. Ase kutabaje kuri kamera. Njyewe nanjye nzajya nzaho gake gake. Nanjye ndazo kuyahombaze. Anyway, thank you. Kutugiranga kuri Sample TV Show ni iby'agaciro turashima Imana cyane kabisa no mugisha ukomeye kwa mwarutekereje mukavuga ati rero bimeze gute ongereho tumaze igihe tubatekereza mumaze igihe mudutekereza ni ibya danger man we appreciate kabisa komeze mudushyigikire ya man ya Gasana ukunda kubaza ibibazo abantu ufite content ukora hano ku muhanda gutya street quiz biki hari n'ibindi nabonye bazita street chill yeah kubera icyo isemo gukora ku muhanda man ku muhanda nyine ni creativity yanjye niba ubonera abantu naho nisanzura cyane kurusha uko najya imbere nyine kuri nyine abantu bahora bicara niyo mpamvu bankoresha interview mpagaze ntago nari kwemera ko nkoresha interview nicaye tumenyere ko abantu benshi bari gucreate ama content biki nyine bafite location nyine abantu tuvuge uramusanga no gutya ariko we man hisemo kuza street man
ubariza abantu street nibyo byoroshye cyangwa oya nibyo byanjye ntabwo ari byo byoroshye ariko nibyo byanjye ntabwo ngiye nakora nyine ibintu nimba kuvuga ngo nimba uyu nguyu akora ibi ngibi nanjye ngomba kugendera muri ibi ngibi I have to create like ikintu gishya njya ahantu hose waba uri ndagusanga content yanjye igakorwa kabisa kandi fresh the public interview ngajyana n'ama loyalty test man njye nibaza biriya bibazo ubikurahe bro ufite ikintu cyitwa ibibazo kandi nawe ntubisubize niye mpamvu utabisubiza ndabicreate kuki utabisubiza uzi impamvu nabisubiza se no gusigasira content yanjye kugira ngo itabasha kurangira vuba kubera ko mbajije ikibazo nkagisubiza no kuvuga ngo icyo kibazo kiba kirangiye ntago kiba kizongera gukora ubwo nta wundi muntu wakibaza ariko ngiye mbajije ikibazo umuntu akagisubiza icyo kibazo ntago nongera kukibaza kubera ko rede kiba cyarangiye ariko ngiye nzabaza ibibazo byanjye kugeza byose biboneye igisubizo niyo mpamvu rero najya nkunda gutanga ibisubizo kugira ngo content yanjye nyine idahita irangira ako kanya ariko utuma abantu basigarana amatsiko bro oya mama mugomba kubisubiza muri comment buri muntu akavuga uko abyumva utuma abantu basigarana amatsiko ukavuga ese kubira icyo dusubiza nuko wenda sometimes hari n'abavuga ngo nuko nawe batabizi aba yabigoye ku muhanda gutya babizi cyane wewe wabaza ibintu utazi mu minsi yashize rero nagiye kubona mbona utumiye umugabo witwa Nsabi kuri boro yawe kabisa ko nabonye mwakoze kuri Instagram na checking kuri YouTube nishyiraho icyo bita loyalty test gusa ama public interview ajya kuri TikTok na Instagram byanjye gusa nta kindi ongera usobanura abantu neza kuri Instagram ebyiri hari public interview arizo mbaza abantu ibibazo nkabira nakoresheje Nsabi hari n'ibindi nifite bita loyalty test ni like ni nka dating show iboro by'abantu bakundana urumva byo bica kuri Instagram kuri YouTube gusa so rero content zanjye ebyiri zinyura ku ma platform atandukanye only fans zinyura kuri platform zawe zitandukanye wabajije Nsabi ikibazo amubaza ati ni ikihe kintu kinyura mu mujyi ariko ngo kirimo kigize gute kitavuyeho kiri okay saba baransubiza ngo ibibazo by'imbwa ngo ibintu by'ibibazo by'imbwa ngo ibyo bibazo by'imbwa ngo urabaza anyway shout out to Nsabi ndamukunda cyane man nkunda boro zo akora cyane nawe mubwiye tunahura ndamukunda cyane kabisa nyine aranshimisha ni cyo kintu byiuza umukundaho ari nk'ukuntu umuntu aba yarakoze boro ariko ukavuga uti hari akantu yakoze kakaba kari ko nkoma kabisa mbo byari kuvuga karaka boro nyine ndabyinjoyinga cyane waranagira ngo nanabyumvishe nako natangiye interview yanjye ndi kumubaza ukuntu nyine like nisanishije nawe nyine n'ibintu byiyongeye nakunze okay ndagira ngo none nanjye usubize kiriya kibazo ndakikubajije by the way umuhanda siko ndi kubitekereza se no stavuye aho siko ndi kubitekereza tuba tworoshye kabisa tumemba nanjye rero nguhembe memba nanjye rero ndi kubitekereza ndaguhemba iki se ubu ngubu ndasaka dubohereje abandi ngiye ngubu nago ya parfait yo muri ya cosmetic nago ya decoder ya DSTV nago ya telefone ya Itel nago ya like ahubwo urambwira iki shaka iki keneye muri no minsi kiri bumbwire nk'uko ukunda umupira umupira se ukunda Premier League kuvuga ngo ngurama decoder nibiki abonema humura oya humura byose cyangwa wegure decoder ngiye nkugurira abonema nako iki kibazo ninjye wagisubije kereka ntihubajije icyanjye n'ugitsinda oya n'ugitsinda sibyo n'ugitsinda ngewe urambwira mu bafatanyabikorwa bose dufitanye bose bajya mu gift ngomba guhereza abatumirwa banjye urumva urahitamo ushaka nimba ushaka guhumura neza ushaka kureba ibintu byiza nimba ushaka icyo ushaka ni kiri bumwe turareba bibaye byiza wenda hose tugenda dufataho kugira ngo twumve uburyohe ariko ahantu uri kumva akayaga gahari ahantu ni fresh man hatandukanye ni fresh kabisa kubona nahisemo hano wa boro man kugenda mbona impamvu nyine ari wowe watekereje kabisa ndi kugenda ndibona agakeka nanjye mu minsi iri imbere sa TV show ndabimurira hanga bro ku mihanda uri kwikaraga uri mu sinashidikanya kuri mu basani ntabwo umusanire ari umuntu uririmba gusa musuzi ko ari umuntu uririmba gusa ni umuntu uririmba okay nacyo uri mu content creator sibyo ariko uri muri industry uri ku mihanda
man ibintu biri kuza by'amabifu mu basani mabifu abantu bari gukora industry wenda dukomoze kuri beef wenda iri kugenda igaragara muri no minsi cyangwa nahita beef nahita iki wenda reka tuyite beef hagati ya Ben na Melody. Oya ira ntago ari beef ntago nge nabyita beef ahubwo bari abatipe bose n'abahanga bari gucuruza ibintu byabo ntago bavuga ngo ni beef bravo no buryo bwiza bwo gucuruza nyine like ibintu byabo ibikorwa byabo ariko bamwe ni bari kubyemera bira nta rugango rurimo kabisa bamwe ni bari kubyemera nuko abantu bamwe batabisobanukiwe ugasanga bari kwifata uko bitari ariko bira nta rugango rurimo none se nka buriya kangwe nk'urugero nk'igitaramo cya The Ben kira cyabereye mu Burundi iyo hataza kuba zino saga za Melody na The Ben igitaramo cya The Ben hari umuntu ari kukimenya kubera ko amaze igihe kinini adasohora indirimbo adakora ariko nyine ira strategy bakoresheje bira bintu ni check nawe wizerera mu gatwikoze umwana liste uzera naye mu gatwiko yuko utatwitse naga kararagatwiko none se kana nagaragatwiko bari abantu bari muri business bira bintu bakora babirimo barabizi nago bavuga ngo naga oya nagatwiko none se Chrisizi arakanu ugeze gukomozaho mu kiganiro ari gukora kwa Emirene avuga ngo bari bahugiye mu boro by'amatelefone n'ibiki kuko ngo nyine baba babitwikiye n'ibiki ariko bibagirwa show barimo bari kuzenguruka bino iboro byanuza bya Iwacu Music Festival barabyirengagiza ngo bari ku kibazo cy'amatelefone nawe wemeranye n'abantu bavuga yuko utatwitse boro itagira kure buriya rero nk'abahanzi gukora indirimbo byonyine ntago bihagije njye ntago mbizi ibintu byinshi ariko buriya ako nawe kibuga ubukiriye mu mihanda gukora indirimbo ntago bihagije kugira ngo indirimbo yawe ibe hit gukora indirimbo nziza hari ikindi kiba gisabwa gukora indirimbo nziza ntago bihagije kugira ngo indirimbo yawe igere kure cyane igere kure cyane rero hari izindi kata nyinshi zigiye zitandukanye none se gukora content ukava kuba followers kuri Instagram 20,000 ukagera ku 100 na utatwitse ubwo wowe wishingikirije iki natwitse se ubushatse kuvuga iki utagiye nyine muri ako gatwiko ka bose ngo nawe kera iboro ngizo z'amafaranga I work hard narakoze cyane ngiye natangiye content muri uku kwezi nibwo nujuje umwaka nangiye gukora content natangiye gukora content kuri Instagram na TikTok sibyo gusa YouTube maze amezi 3 nyitangiye ariko ubonye bari waracitse uretse gato kubwire natangiye nyine ikintu ushaka kubwira ibyo ngibyo mbwengo by'aba followers natangiye gukora Instagram yanjye mfite abantu 800 ariko mu gihe cy'umwaka mfite hafi 115 nimba urumva ni ibintu birenze 100 mu mwaka ni ibintu birenze bisaba amajoro gukora cyane bisaba kuvunika ariko mbere ya byose ngiye ndashimira Imana nkanjye nago ari ngiye nyine uzi kuvuga nago ari ngiye nyine uzi kubaza ariko ni imigisha y'Imana kabisa it's a blessings from God content yawe yaratwise cyane kuko buri ikintu kigaragaza ko boro y'umuntu irimo iraba successful nuko utangira kubona utundi dushami tw'abantu batangiye kumwiyitirira kwigana za boro ze kandi ari content y'umuntu yikreye ku giti cye mande kugenda mbona abantu benshi bari gukora content nk'iya hano mu gihugu cy'u Rwanda bro it's a blessings man it's a blessing ndiriye banga wakoresheje kugeza kuri isaha ukabirimo mu maso y'abanyarwanda nanjye kambe nka yago niwe babajije muri The Choice Live baramubaza ngo niriye banga uzakoresha kugira ngo igitaramo cyawe kizemo abantu avuga ngo ibanga nzakoresha naryo ngo ni Imana yonyine nanjye nago navuga ngo nabigenje gutya ahubwo ni blessings from God gusa nta kindi ari nakandi kantu yago yakoresheje bare kumbamoze ngo gisengo ni amonye shere wanjye ngwino nawe ngwino yo what's poppin Kigali Rwanda arya ngo ni umukobwa wandera wa Gasana man she's my everything Robert tutafite amajwi amwe yego bang after bang after ndi bushaka kugenda agaraho ngaho nawe banze ngo bazobunyiza amerwe ndanakuboye bafatiranye ibyamamare nibanga rikomeye cyane nose bimeze bite sasa nuza se papa meza ati nibici yari yakiriye ugiye kuyikuramo indamu ejo bundi rwose nzayibyara ariko Gasana uzi ko se
bebe hari ukuntu byagenze niwe yinteye ko Gasana ibyo bintu atarabizi atunga nk'umuntu utari ubizi. yarakiva USA dukunda yarakiva USA urumva rero impamvu itaragaragara ibyumweru biracyari bike bimeze bite se? urabizi ko umwana ari wanzamuye for sure kabisa niyo mpamvu nakubwiye ngo she's my everything. Yego Yeah. man nawe ni umuhanga man, ni umuhanga kuko nari narabuze contact ze naramwandikira kandi amasiku Sini. ibaze kuba legend oya ntabwo ari kuba legend ariko ukuntu umuntu akwaprochamo tari sawa nyine ukato paka umukwamo ariko uri straight kabaye ati ndi content creator muri ibi nibi ndashaka gukorana nawe ndanakubeshye ntabwo nakwandikiye urabese oya ndamubeshye ntabwo namwandikiye for sure ariko ngiye iyo umuntu abaye straight ndagusubiza tu hagati aho hari ikibazo nshaka guhita nakubarizamo. Hari abantu benshi cyane bavuga ngo abastari ngo iyo umuntu amaze kugafata ngahita yirya ku bantu ngo gahita yiyemera. Ndashaka wenda mu clearing icyo kintu nguramwandikiye ngo nagusubije man uraseka iki turi mu makuru uraseka iki turi mu makuru oya ariko ndagira ngo mu clearing icyo kintu ntabwo ari ukwiyemera man ntabwo ari ukwiyemera ubundi umuntu wirata aba afite icyo yiratana sibyo rero kuba ngo umuntu uramwandikira ngo ntagusubize ntagire ute njye nakubwiye biterwa nuko waprochinze umuntu buri muntu ari umuntu usa ngo hey ngo umeze neza ngo urumva ngo nagira ngo tubanze tube inshuti kandi mu by'ukuri afite ikindi ashaka kukubwira ariko ntabwo aba straight sibyo so uje ukaba ati ngende content creator nabonye wenda nka Dogiteri Gasana ati ngende nabonye ukora ibintu nk'ibi ndashaka kuba nkawe ndi muri iyo nzira dushaka gukorana iyo video cyangwa nkakoreka content yanjye urumva ubaye straight kandi n'umuntu aguteza amatwi wa mwanya we ntabwo yagize ariko uzazumwira ngo hi umeze neza wabyuse neza nitwa gutyo nitwa ukabura barahuye mwana aravuga ko uri inshuti na Jeskizo mwana aravuga ko mwana aravuga ko kuri Twitter ni uyu mwana ntabwo reka utari mu diaspora ntacyo mwavugana oya ntabwo uri kuba utari mu diaspora nicyo urubyiruko rw'iyi minsi rutazi Twitter niho bibera amafaranga akazi kumenyana n'abantu byose nyine nuko muba muzi ko ari ahantu nyine abantu batukanira twe twarayobye ako kantu ugeze no kugakomoza mu kiganiro wajyanye na mwarayobye bande Dogiteri Gasana Dogiteri Gasana aba afite Twitter aba diaspora amafaranga gutya rate test none ijana nayafite imutayafite ke ariko ari guca 20 50 uri mu gihomba man ako boro ugeze kugakomozaho mu kiganiro wagiranye na Jeskizo uvuga ati platform za nka Twitter ngo irimo irabiraho ibitangaza byatari ngo nagari abantu batukana gusa ndagira ngo none usobanura n'abantu bakurikiye Sample TV show ni gute umuntu ashobora gukura umufungo cyangwa se ashobora gukura abafans kuri Twitter biroroshye nyine urabyuka kidarafa aya kuri Twitter tubyita kwidarafa my god nyine like ubundi yuzi icyo ushaka byose ubigeraho sibyo nimba uzi ko nta kazi ufite manje jya Twitter fungure account ufollowing abantu bagenda baguha updates sibyo ari nk'abantu baba bicanye imishinga ariko udafite amafaranga hari iyo bakoze akantu ka Twitter nka osmarito nka business man hari abantu batagushoramo ni igitekerezo waragize ni igitekerezo waragize wowe iyo umuntu yitari catfish ikibica nyine nuko mwijya catfish kandi twese hahantu iyo ushaka urayakorera pe paka ufite icyo ukora what's up you know what it is going osmarito OG the pussy snatcher the crush of your girlfriend you know what it is man ushaka nkunde cyangwa mwana man wagwize bro Everything cool, brother. yeah man bro you know man I always say man I got cocaine on my veins man I don't smoke I don't drink but cocaine run through my veins you know what it is what's up fam Tangiye ikiganiro cyacu where I'm with one only Bucura bwakamanzi the only fine lady who has big nyash man I love this the only beautiful girl on OnlyFans and the only handsome man on OnlyFans go and support them there
ariko uyu muhungu wabonye ikintu yambaye angaha mu ijosi bro icyo bakita igiki kirombe man igi man kereka abanyarwanda biyereke ntukuja shit bubi cyane man ubundi kamubwiza ikintu crush of the what crush of your moms man. No offense bro, no offense man. Nago mbivugana umutima mubi so kwiyemera. All I want I want to make smiles and laughs on your faces. You keep man. Ubundi mu buzima. Don't ever ariko nta kinyarwanda uso. Ukuntu bimeze. Mungazi ikinyarwanda uziko ikinyarwanda. Uragize bro. Ubundi ukuntu bimeze buri gihe man sukaje urakara you know sukaje urakara man ugomba kumwenyura gato ku buryo ugiye man byo kuvuga n'umukiriya se. Ugomba kumwenyura man uziko ariko nawe uri kuvuga ibintu bitari kumvikana man usko abantu bangu abantu batazi icyongereza gerageza mu bintu pussy snatcher isobanuye iki I'm the pussy snatcher isobanuye iki pussy nyine pussy snatcher ni umuntu usenga Imana cyane. Yo uyu mungu sumuzi wagwize man uyu mungu sumuzi namuzi mu yitwa buretse nguvuge bro yitwa osmarito oji uyu mungu uyu mungu ndi manager wiwe sibyo my direction like is that guy who is always the think of all my creative things man. Ubundi nabwenge ngira ubwenge bwose nkoresha mbuvana kuri uyu musore ndi ikigoryi. Ngafata kanya mushimire kuri ku mashusho. Wanzureke muvuge wanze bakuvuga urashimira nyo. Reka banza avuge umukozi. Urumva uyu muhungu ni content creator mwiza akora ama public interview ariko in forms of akora ama pick up lines urumva akora n'ibindi bintu birenze ari byo ari na gukora cyane kurusha ibindi byitwa script ama comedy skit aca kuri Instagram na TikTok man mujyeho mu following murebe ibintu akora man birarenze uyu muhungu bamwita nde kuri IG Osmarito OG the OG entertainment reka tubwiye ubundi kera banyitaga Otis oya iranda wiretse ibigumye hari wiretse uri fata mubone abantu wa munga urafata yani ndaya. Let me tell you something man. Yeah man. My name is Osmarito Maricho. Ubundi that's my name. Osmarito Maricho. The meaning of Osmarito buri nyuguti ifite meaning I used to be a rapper. Biranga. I used to be a rapper man. I used to rap. Osama, kill him every day and look fresh in each Osama. You know what it is man. I used to be a rapper. My name is Osama. But like I have that nickname Osmarito Maricho and it means Dutanjir, Osmarito, Osman singing mass at Rwanda. It's technology of Mel Academy. Taking off, man. I took off everything, man. I no more sing, I no more rap. All my, you know, muzikuna bivuga man. Gusa kina babwira, continue loving us, keep sharing our creative things. Kuba twicaye man. Kuba twicaye. Hugo sinini. Barabana ni beza ariko. Baby girl. Come. All of you, man. Ariko muri kiraho all of you baby girls come here man. See guys, see baby girls come. You want anything on your momo? Come baby girls. Ariko mugende muragaruka rata. Oya muze mbabwire. Mukiraho ngaho wenda mwamba bari mukaza. You hi. Nitaba abandi bana. Aria, what's up baby girl? Man, ariko mugiye barimo baraza. You know you are blessed. Gasa, mugiye barimo baraza. Biravuga yuko abaji bari kuzamuka muri industry baba upcoming cyangwa se bari kuza bagatwika. Rikumva? No. Bakaza bagatwika man. Rikuvuga yuko wenda ndakibabaza nyuma. Man, guys, let me tell you something. Let me tell you, why are you gay? Why are you gay? Baby girl, come here. Why are you gay? Who says I'm gay? Man, Gasana. You said the ladies, man.
You see the fun ladies, man. See the shows, man. Sister See the meze shows bite? I'm talking about. Sawa. Meze neza. Witwa nde? Shani. Nde? Shani. Ni. Shani. Yes. Cyane Shani. 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 Wiba kwita nde? Nono. I? Nono. Mwana nkayitwa Nono. Man, mvuze icyo mvuga. None se upfana iki n'uyu muhungu? Ni inshuti yanjye. Upfana iki n'uyu muhungu? My friend. Buzemo. So you know what? Guys, that's why I'm telling you that, man. Cyangwa muri kutwisha imbere ya kamera. This actually they're my friends. You know, I have a lot of friends. Kandi, they're my close friends. Ariko bavuze mu muhita mugaruka mwari mwanze kugaruka. Not really, nagare mpamvu tugarutse. Ni impamvu tumye mugaruka. Nagari byiza gusuzugura inshuti. Inshuti guhamagaye mu byiza no mu bibi urayitaba. Urabasubirije. Oye, bano bakobwa ni iki kuri wowe? If your friend made you come, you have to come, man. Oye, bano bakobwa ni iki kuri wowe? Man, they're everything to me. Nje hari ikintu mpora mvuga, man. Like nago ndutishije family yanje social media cyangwa friends actually, but to be honest, social media and friends are more exciting than my family. Nago nakubesha my family nje nakubesha sinzi nimba narakuze muri famille ibangama ibi nago ngiye kwivuga nabe. I love you my family, okay? Ariko bro, my social media muri kuriyo ndabizi ko bamwe muri mwe mwishimye kandi urabizi ko some people in your family, man, bituma mubaho mwababaye, man. Mu famille wagenzi agatuma ubabara, ariko social media, man, nago nje ihora insetse naza depression ngo muzashiramo nago nzajyamo. Never. I'll continue laughing, smiling. I'll never be angry, man. Baby girls, bye. Love you guys. Usibye imvura nizagwa, I wanna hold you right away. Icyo cyenjagala, I wanna hold you right. Yago muramuzi? Man, no. Yago muramuzi kuri 22. Ari show ya. Ukwezi kwa 12 ari Suez album launch. Be there yani Kigali kabisa muzaze. Camp Kigali. Bavuga camp Kigali, yeah. Camp Kigali. No, abanyarwanda bavuga Camp Kigali. Ariko ubundi ni Camp Kigali. Sample ntuzabure, bro. Yama nago nabura, bro. Nago nabura. Wenda ukomeje no kukanukayaga, ariko mbere yuko tunakajyaho nako nari kukakubaza kuko abantu benshi watumiye hari abantu bugene nkubazaho. Fresan, biravuga yuko umuji wese uzamutse muri industry avuze ngo afasha akantu k'akazina ahita yirukira mu bakobwa no kwikora. Man, ntago biri burangize kariyeri y'abantu muri kuzamuka muri industry, bro. Abakobwa nabo bingenze no kwikora ari byo by'ingenzi. Bo akakubwisa ukuri. Actually, man, nje nagasa n'umushito wanjye byatari. Ariko siko abantu bose biri ko mu bakobwa. Ahubwo tujya ahantu ibintu bicuruzwa cyane. Actually kuba na poseze umukobwa mora n'abakobwa cyane ibintu byanye bizakundwa cyane, you know? Ako ni postinga otisi buri gihe nago bizakundwa. Ariko ningoresha ka Bucura. Abako ari keza. Ako Bucura yagiye kuparika imodoka. Sibyo? Yayiparitse nabi. Urumva ni postinga ndi kumwe na Bucura. For really, man, abanyarwanda tukunda abakobwa, you know? Sibyo abanyarwanda gusa. Ni abantu bose actually. Abantu bose dukunda nyine. Nago ndimo ndabesha pe namwe n'abakobwa bakunda abagabo uzareba utwana twiza dufite ama views ariko wajya kureba utisano ari wareba ahantu Gasana ari wareba ahantu Olivier bari bro there's zero views. Koga wambarusha views? Koga wambarusha views? Gasa cyana za views ze nizazi ni Jessica yavuze za Jaburani ngo tugura views. Kana kasaba kiza ngo ngari guseka neza. Urumva, so that's what I was telling you, man. Abakobwa actually we don't use any type of drug. Nubwo waje ubona ngo ndasaze, bro, I'm crazy, man. This is energy going in my body, man. See nkuko wabivuze ngiye n'uyu muhungu nuri otisi ngwina iki gikunda abakobwa kikibazo ukibikora no muri personal yakunda no kikunda ibya. Yo, ladies and gentlemen, put your hands together for
Otis. The Nyash grabber. Nash grabber. The Nyash grabber. Mr. 360. I'm Mr. 360. She's the. I'm not she, bro. He is. Why are you gay? Who says I'm gay? Why are you gay? Can I get that? Urumva man, abahungu bose turakorana. Yawe yitwa Otis, yitwa Osmarito OG. Ndakeka munabazi. Abahungu bose nta kibyobwenge na kimwe bakoresha. Urumva? Ni vibe zabo karemano ndaki. Naki. Nakanyanga. Urumva ahubwo nuko akunda ibintu ubikunda ukabikora kandi ukabikora neza. So ibyo kuvuga ngo abakobwa ngo bakwicara kariyeri imana biterwa n'umuntu wari we. Hari n'igihe wasanga waratangiye ibi bintu. Impamvu abantu benshi uvuga ngo iyo ubaye nyine like nk'umusitari uri umuhungu cyangwa ukora ibintu nyine bikundwa n'abakobwa cyane usanga abakobwa kenshi bakwiruka aho ko hari igihe usanga hari igihe abakobwa wenda mwabaga muri kumwe utaranabitanje. Niko kuri. Ahubwo wa muntu uba waragoswe kera n'ubundi yagize imana akagira gutya ahita sara. Abona ibyana. Otis nyine. Ngo turi kuvuga Otis. Ubu ni Otis turi kuvuga. Uyu nguyu. Ku magambo turi gukina ama episode namwe yo muri Big Mind. Tugarukanye na Bucura. Tugarukanye na Bucura bwakamanzi. Na the real Gasana. Bucura ariko ko ndeba man uri pose utujemo kandi mba mbona ku mihanda wasaze. Kubita intro. No kuvuga ngo ari page imwe nabonye kuri Instagram ntago nyizi nabonye nyine nafashe video yanjye niya Bucura iravuga nyine ngo badushyira muri competition nyine baravuga ngo nge na Bucura ngo ndufite ngo opana introduction nziza sibyo no tugiye kuzivuga hano live nawe yivuge yanjye ndayivuga nawe yayivuge n'abantu baratubwira muri comment batubwire wagwize twagiye tangira man nanjye nayinshongira man nayinshongira ahubwo ari kwa kundi igiye kwamaza nka video z'abantu kuko urumva the real Gasana dufite ukuri tuvuga kimwe. Okay. Yo, what's up my people? It's your girl Bucura bwakamanzi and I'm back. Bazanye inkuru nziza. Ese wari uzi ko aka kanya muri DHTV baba bafite promotion zigiye zitandukanye. Ese waba utunze televiziyo ariko udafite chaîne ya DHTV? Ibyo bintu waba ubizi. Muri DHTV ewana dufite product services ku giciro nk'icy'umuneke. If I say ewana asiko ntabwo ndawa amasho bazabe ariko tuzagabana ariko squaga man squag urumva ariko there is it's a bang after bang after Okay, listen Membal oya nje mbaza abakobwa gusa Hey yo, listen. Membal, I that criminal, the cheerful boy in the place. Remember, God is able. Hey yo. Usetse iki turi mu makuru. Nje nago nari nzi ko yahinduye ball. Oya, ukuntu nyine mbashaka gucanga nkavanga abakiriya urumva. Ariko nyine ni kwa kundi. Hey yo, BwambereThe Nsabi them, you know. Nanti, the real Gasana in the house. Bucura bwakamanzi, Sibabizi. It's a bank after bank after banger. So today we are back. Yes, I'm back with another banger to the Kuri Sample TV show. Ibibazo byose ubaza Bucura babizi. Bucura mane niwe manager wanjye niwe ubinyandikira. Sinjya umuzamuye. Nje wamuremye gutya. Kuri Imana. Oya ni abarakabije ntago ari wandemye. Ariko njyewe kankubwire nyine Bucura no muhanga afite n'ijwi ryiza byatari ndarikunda. Afite ijwi ryiza, ijwi rye riracuruza ndamukunda cyane kandi like amafaranga azaguzamo bazaduha tugabane turi gusoza turi gusoza buriya Gasana biba byiza gushimira niba hari umuntu wagusapotinze muri career urimo bro man nyine kugira umutima wo gushimira umuntu nje sinzi ukuntu mbyita kuko nk'ubu ahantu uri right now hari umuntu wabigizemo imbaraga aravuga uti ngiye Gasana ndagusapotinze mu buryo bwe cyangwa ubundi yaba yaragufashije muri
financially yaragufashije muri cyangwa se akanagutiza location cyangwa se akaba yanagusapotinga muri share man jye wibuka kumushimira ni muri ubwo buryo ni nk'abahe bantu babirushimira byibuze aho ugeze ubu ngubu bashobora kuba bafitemo fondation ku bintu byose umaze kuba babiri ko ari bake. First of all ndashimira Imana. Ntabwo Imana ari umuntu. Ariko nyine nayo mpamvu n'abantu ndabavuga. Urumva ndashimira Imana. Shaso. Ndashimira umuntu ntabwo ari ngombwa ko namuvuga kuri kamera ariko no mu boss wanjye narabizi. Ndashimira Dumba, ndashimira abantu benshi cyane kabisa. Ndashimira Bucura bwakamanzi. Akize bwa nyuma kandi yaje atazi gukoresha imbuga. Imboga se gute tangiye kunsebya turi mu makuru. Nagutanze. Urumva ndashimira Philipita ne muntu wambere wankoresheje ikiganiro. Bwa mbere ngo ni interview ne muntu wankoresheje ibaza ukuntu ibyo bintu birenze man. Gukora interview bwa mbere ugakoreshwa na Philipita DJ MC Philipita ni bya danger man. Akaba n'umunyamakuru. Urumva atari bya danger. So rero ariko cyane cyane ndashimira umuboss wanjye man. Ntabwo nashatse kumuvuga izina yaramfashagira namwe nkura. Yamfashije mu buryo bwose ibitekerezo kunyagura mu mutwe gutekereza imishinga ya danger hejuru mu buryo bw'amafaranga. Nyine ndamushimira cyane kabisa kuba ndahanga ntago nyine kumubwira ko rero nyine wabigize mu ruhare kuko njye nari mvuye ku ishuri nta kintu mfite ntafite itike inkura mu rugo ni ikabuga ikabuga ngeze Remera ariko kama amafaranga urumva ni ibya danger nanjye ngo nsigaye negera Bucura bwakamanzi nako afite imodoka sorry sigaye mufasha ni bandi uri gushimira byibuza muri career yawe aho ugeze ubu ngubu ushobora kuba baragusapotinga nagukoreye urabizi turi kubeshya abanyarwanda ese imikoro iri kuvuga mani waduhaye iri kuvuga mani okay ndenda bansangaye the real Gasana kuki udashima mani kuki udashima nta kintu nzongera bambo nudashima sha agenda okay ngenda ndashimira mama ndishaniye umuntu wambe okay ndashima Imana nkashimira mama kubabwira abantu oya rero bikiri rega Imana byose okay ariko umugambi wayo ari igihe nyine udutungura tukabona nyine nta kintu twagize ariko ndashima Imana bwa mbere ndashima mama cyane hagati y'ababyeyi bombi ni uri supportive cyane ikindi ndashimira nge Twitter family yanjye haba ku bikoresho haba views zigiye zanjye zose ziba kuri Twitter Gasana ni ibihuha we waraguswe ntabwo nyangusharinge waraguswe we ninda ko applyinge kuba muri mani Gasana yanyapplyinge kuba monetize birapfa ndiheba ndwa depression byarakunze ariko byaje gukunda YouTube amafaranga mu karinjira gutya mu mezi abiri mani ntago ari abantu benshi babikora bikacamo mu mezi abiri njye nase mba monetize gutya yonyine kabisa ni bya danger uzi benshi byananiye uziko ngiye byafashe kumeza okay tugana ku musozo hagati yawe na Gasana man Gasana yigeze gukomoza kuri Yago avuga ko ejondi kuri Rovende afite launching album Suweje album launch man hari saga nyinshi zaje zivuga kuri Yago hari ibintu byinshi ngaha madanga hibiki man muri showbiz muri kuri no mihanda murimo kwikaraga muri kure wogwana na Yago igeze kuyikomozaho avuga ati ese ni ngombwa yuko mwangira umuntu yuko yava mu kintu nkuko ufite content zawe kuvuga uti ngiye kujya mu muziki ya repressing cyangwa se bikaba ngombwa ko changinga ni ngombwa yuko icyo kintu mwakimwangira cyangwa se ni ngombwa ngo wanga umuntu none wange n'ibikorwa bye umuntu akoze igikorwa cyiza ni wamushima mwe noneho nk'abantu birirwa kuri imihanda gashamunye nari mukore analyze muduhe no side ya oya nyende banza mbaze Gasana kuva ryarakunda Yago ngewe no mwana ni ibici kuva ryarakunda man kuva kera man oya ko yamuhaye akantu nge
ndabizi akayeka Okay, ndirimbo zawe ko nzizi narazikunda wangize umusazi sinyibasha no kurinda izi nzozi uri muri uyu mubiri barataka gusubiza kuri icyo kibazo sibyo abanyarwanda ukuntu duteye nimba yagotwara Musanze akora ibintu bya public interview kari cyo kintu twamumenyeyeho urumva nicyo kintu twamukundiye ejo ndi introducing career ye y'umuziki mu by'ukuri iyo bavuga ziriya critique suko tuba tumwaga kuko nta n'umuntu ukundwa n'abantu benshi sibyo ariko behind turazireba nose nubwo mwanga nzajya kura ya ndirimbo ariko mvuga ati nzaheraho nshaka karo nzagukritika n'ubu turanga tukabireba sibyo rero ko bavuga ngo ni gute abantu badashima arakira mushyashya muri career sibyo kandi biracyaza gake kandi azumve ko nta muntu ukundwa na bose rwose ashobora kuba twaramugaragaje urukundo mu ma interview mu muziki ntabwo turamumenyera ntago araduhakana ngo kadukome nje yago nyine sinjya numva n'indirimbo ze usibye umugambi w'Imana yasuye ejo iyo niyo ndirimbo yenzi gusa nyine niyo ndirimbo yenzi gusa nayo nayumvishe kuri radio swingi nayizi oya nayo alright nayizi nayo nzi oya rati yago reka mbwira ikintu kimwe namubwira niyihebe aracyari mushyashya muri kariyeri oya man oya sindi kuri Twitter wenda ndabyumva wewe wenda kuri side yawe wenda uruvuga uti anytime azakora indirimbo inanshiture cyane yuko nasuwe ejo nayikunze n'ubu ndacyane bivaye nkamba nise man kujya gupanga amafaranga ngo umuntu ngo yamuteye inda gutya na gutya ibyo ubona bikwiye man kwa kundi wamubeshyira se ega man ese yo oya social media man ni ibicika ni ibihu sibyo hari ukuntu tuvuga ngo dupanga akantu ari ugutwika sibyo kugira ngo ukure attention y'abantu sibyo cyane cyane njya nkunda kubibona mu bantu mukoresha ama interview y'abantu ngo se ngo wabibonye ngo twazanye ngo umukobwa ukundana na Dogiteri Gasana uzo sabe ntidukundana wowe uri kugira ngo ya titre izakurira umuntu no muri sajya kuvuga cya gihu Bretse niyo mpamvu nyine niyo ngo hose harimo amayeri sibyo hari ukuntu ushaka gukora attention y'abantu uvuga ati ninjye wazanye n'aka kantu reka ntanga amakuru y'ibihu bibe bibore ntago ari sawa pe agatwiko ari agatwiko kataba kari ngombwa ari nakandi kaba kageze sibyo ariko yago mani akomeza ibyo yatangiye bikomeza hari abamukunda hari n'abamwanga sibyo urumva ariko ibyo bintu ntago bizaguca intege bijya nicyo kintu cya mbere iyo wita ku magambo y'abantu ucika intege bore zose ukatugira nibyo niyo mpamvu ikintu arakaro njya mvuga ati never give up man umuntu yakubwa nabi yakubwa neza we keep pushing kandi igihe ubone ko ikintu cyose gishoboka we go for it but nyine use what you have to get what you want kabisa. Thank you so much. Thank you kuma ijambo mwari mwaneganye ijambo no mu buzima busanzwe n'umukuru no mu myaka n'umukuru utagira ngo ni ijambo gusa sibyo. So rero nge kintu navuga nta bintu byinshi navuga sibyo. Nago umuntu wese agira abantu bamukunda abagomba kujyana nago ibikorwa bya byashimisha buri muntu wese ariko niba ibikorwa byanjye bitagushimisha kubera icyo yakumva wandwanya sibyo se nimba udakunda ibintu nkora ntago ari ngombwa ngo urwanye ibyo nkora abantu bavuga ngo wagiye udushyiraho ikinga ibyo wagiye funguza cano yawe oya nta nubwo ni negativity aho ariko ari Bucura ni imfura mwahita mukora mwabyara ikintu cya danje man twabyara ikintu cya danje ni aho gasa man twabyara umwana ufite uvuga ngo bang after bang anavuga what's up my people yabaza umwana wacabutse agahita agiye imihanda nayo gukora content what's up my people ngo twagiye dukorana kandi nyine amajwi yacu n'uwo umbaby wafite ijwi group yacu wayivuga kabuze izina rya group abantu bakurikiye Sampo TV bakurikiye Sampo TV show muzadushakira izina rya group yacu tugiye kwinjira mu muziki uyu ngaza agiye byina ndirimbo ari kujya gusenya ingo z'abandi none asemana ku mugani buriya zira boro ukora za royalty test niba ziri uhamagara umuntu bamwe z'ibikiri cyo umwe zira boro man ntago biyo ri seriye ku buryo umuntu ashobora no gushwana na boyfriend we man nzitekereza ko bitabiri seriye biba biri seriye cyane muri babi aho muduca inyuma avuga muri babi
ubu ngubu ufite aba boyfriend banga uyu nguyu yanze ko mukoresha rate test kubera iki afite aba boyfriend benshi cyane yarabyanze ntabwo ari ukubyagarata ariko Gasana nyine yarabyanze ibicika wazayikoze ariko biriya bintu byo guca akajagari mu nkundo ni sakayise umunsi umwe uzahora n'umujama ahita avuga ati iki ni cya kiri cyanshwanishije na girlfriend wanjye rimwe se kabiri ariko biriya tuba twinjiza wowe ugahomba tuba twinjiza wowe uhomba mani. Okay, katugaruke nawe kuri side yawe wari ugiye kutubwira ku bijyanye na Yago no kuri akuna abantu nyine usanga bapanze na prank bavuga tuze dukore prank yaneye inda ngiye gutya anyuma n'amafaranga mu bitanu by'ikinini man ubone ibyo bintu bikuye muri showbiz man nyine it depends nimba nyine ari byo bibinjiriza bagenda babikora ariko nyine ntago ari byiza naho nundi babikora babizi ko atari byiza ariko nyine nimba biba amafaranga yo kurya se nta kundi nyine bagende birire nta kundi nta kindi kintu nabivuga uzi icyo warenzaho uzi icyo navuga tiketi ziri gutangwa se zo kwinjira mu gitaramo of course hari momo pay hari www Yago rwa nuko gahunda zimeze jyaho nyine kuri website gafatanye n'amatike nanjye ejo bundi muri iki cyumweru tugiye gutangira kuwa mbere gatangira imihanda ngenda mbaza abantu utubazo watsinda ngo ticket kuzajya kureba Heraho mbaza kuwa mbere ariko man nanjye iriya ball ngomba kuba mari nkareba ibyaha byo kabisa so man sinabura kubashimira bro time yanyu guhamagara umuntu uti gutya na gutya tugahuza tugakora ikintu sometimes fashion ngiye ngo ndaba content creator ndabona mu content creator musabe wenda ko dukorana ngiye nago nabyanga ni by'agaciro cyane kubera ko ukuntu nyine uragufasha ni byiza cyane buriya mu buzima naga abantu babasha ibintu byose ushobora kuba ubashije akankura ahantu hamwe akanjyana ahandi ndabimushimira nawe ukaba uri kumufasha ukaba uri kuba waramwapuraye ngiye bikanga bajya kumubikuriza kuri banki okay first time man ndabashimira Gasana big up yourself Bucura bwakamanzi azi kubera iki wise Bucura bwakamanzi niyo mazina no Bucura bwakamanzi ndi Bucura nyine bwakamanzi yitwa Uwineza Benita suza amazina yanjye akaba Bucura bwakamanzi ewa man blessing ngo no kuvuga ngo Kamanzi ni data Bucu blessing yeah gang